ariko mana yanje we Yesu we ubu mbanumiwe mu by'ukuri sinzi niba ndibuze no kubasha kuvuga ibintu byose nshaka kuvuga ubwo nshaka kubivuga kubera ko this is way too much guys. This is getting too damn much. Ariel Wayz ndagira ngo abantu bakurikirana bafite ubushobozi, sinzi niba wenda bahari, maybe ababyeyi cyangwa se abandi bantu bafite navuga ngo bamufite ububasha mu buryo bwo kuba bamugira inama, cyangwa se aba director bakomeye hano mu Rwanda, ba producer, ba managers, ba approaching umwana w'umukobwa bamugira inama, kuko turamutse duhombye ino mpano muri kino gihugu igafailinga igadupfira ubusa. Umwe mu bana b'abakobwa bagaragaje ko bazi kuririmba 100%, kora live performance, kuba mu entertainer like Ariel Wayz afite byose bisabwa kandi yarabigaragaje. Ikibazo kirimo hakanya ubwo ndimo ndagenda nsasira ibintu ngiye kugarukaho, dore ko ku munsi w'ejo nakwereka Ariel Wayz atwereka ashaka kwiyamburamo ukuntu ariko atiyambuye, noneho byaje kurangira amabere yose uko yakabaye umwana w'umukobwa yashyize hanze, yose uko yakabaye ayashyize hanze. Ibintu byabaye ibindi kuri Twitter, abantu bamwe baramutuka, abandi baramushyigikira, abandi bagira ibiki ibyo ngiye simbyitayeho, ngiye kugukubita ikintu bita ikibazo Ariel Wayz ashobora guhura nacyo mu gihe akomeje kwitwara gutya. Ari nabyo bishobora gutuma ino mpano mu by'ukuri abantu batamenya agaciro bafite, treasure bafite, niyo mpamvu nani ndi story ndi bugarukeho ngiye kukwereka ibibazo bikomeye cyane Ariel Wayz ashobora kuba ari kwishyira amatabizi mu gihe azi ngo no gutwikira EP, no gutwikira indirimbo igiye gusohoka, no gukora ikintu n'iki. Ndamubona, I know envy afite, like she is so envious ku rwego ashobora gukora ikintu cyo cyose ngakunde acuruza cyangwa kunde amenyekane. Ariko hano harimo ikibazo. Ariel Wayz sinzi niba uzagira amahirwe yo kumva kino kiganiro, ariko ndagira nkubwire ko mu Rwanda ibi bintu byo gutwika gutya biragoye kuba byafata. Abanyarwanda kuntu duteye, ndakubwiza ukuri, aha ntabwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wanze bisobanukirwe. Ahangaha n'abantu bagifite ukuntu bakurikirana umuntu, like ndabanza ngungero ntoya, ariko mbere yuko mu gihizo ngero ndagira ngo baze mubwire buri ibira bintu byose muri kubona Ariel Wayz ari gukora byo kuyambika ubusa, byo kugira gute, bigushingira kuri EP ngo yitwa Love and Lust igomba kujya hanze ngo mu minsi 5 iri imbere. Izabiri indirimbo 6, hari indirimbo yitwa 10 Days, hakaba indirimbo yitwa Your Love, hakaba indirimbo yitwa Uwanjye, hakaba indirimbo yitwa Chamber, hakaba indirimbo yitwa Everyday, hakaba indirimbo yitwa Deeper. Ni indirimbo ziyakoresha 6 z'umuntu witwa Ariel Wayz ziri kuri EP igiye kujya hanze. Iyi rero mubona nyine mu kwitwara gutya, cyangwa se the way turi kubona ari kwitwara muri ino minsi, bishingiye mu kuba ashaka ko EP izarebwa, izagurisha, izacuruza. Ibyo ni byiza, ariko se Ariel Wayz muri rusange tuvugishije ukuri, urumva utizeye impano ufite cyangwa se ubushobozi ufite ku buryo warinda kwiyambika ubusa buri. Ibi bintu ndakubwiza ukuri, nta wundi munyarwanda wigeze ubigerageza, nta wundi munyarwandakazi wigeze ubigerageza. N'abagira bigera bakaririmba indirimbo bagakora bakava muri ibintu byabaye kuri Pasi ubwo yakoraga like cover y'indirimbo yitwa Ibyatsi, muri buki byabaye uburyo bamuciye mu butore, bagize gute ibintu nibi. Aha muri Afrika tujye tubanza tumenye ukuntu abantu bacuruza, no kuntu baba star, no kuntu baba ibyamamare. Icyambere, Afrika ibihugu byinshi bafite umuco wabyo bigenderaho, byubaha kandi biyemera indangagaciro z'uwo muco. Usanga umuco waragiye no mu birango by'igihugu. Urumva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu bya Burayi na hehe, abantu bashobora kuba bikora ibyo bashaka bishingiye ku kuntu bo bafata ibintu bimwe na bimwe.
muri Amerika nta umuntu ashobora gukora cover y'indirimbo yambaye ubusa buri kandi nta hantu hamwe bamujudginga. Indirimbo ziracuruza z'abantu bambaye ubusa bakora imibonano mpuzabitsina gutya live. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amategeko arengera filime z'urukozasoni zigakinwa. Niyo mpamvu ubona izo filime zigaragara ahantu henshi ku ma website kandi ntizijye zihagarara kandi zibera mu bihugu yewe zikinjiza n'amafaranga menshi muri ibyo bihugu nuko babyemera. Aho ni hanze. Mu Rwanda ndagira ngo manze ngiye kuvuga mu Rwanda kuba witwa ba King James amaze imyaka irenga 10 ari umuhanzi witabira ibitaramo, ari umuhanzi performing ku ma stage akomeye, ari umuhanzi ugiye gufatwa nk'umuhanzi ukomeye, nuko King James ya keepinze ikintu bita discipline ye, uko abantu bamufata akagira uburyo yereka abantu mu buryo bwiza bakamenya ngo King James ni umuntu umeze gutya, ni gentleman. Riderman kuba ari umuraperi aka kanya uyiperforminga guhera mu myaka hafi 13 ishize, nuko Riderman yamenye ko abanyarwanda bita ku kintu bita discipline, kumenya ibyo wereka abantu n'ibitabereka, kumenya yuko nubwo uri umunyamuziki uri umustar ariko hari uruhande rumwe na rumwe abantu badakwiye kukubonamo. Ibi nibyo bitumye Riderman kuri aka kanya akiri kuri top mu baraperi hano mu Rwanda bacuruza bavajya mu bitaramo basinya ama contract akomeye. Ndaguha urundi rugero, kuba Medina The Bain aka kanya bahora bayoboye umuziki bakaba imyaka 12 ishize, wibwira ko ari igikisi? Aba nukubera ko nta skandale nta nimwe ushobora kuzabumvamo, n'abantu bahora bari on point bakwereka ikigomba kubona. Urumva ibindi byose like ntabwo baguha umwanya wo kumenya ngo ubuzima bwabo bundi bwa nyuma usibwa bwa gistar, nubwo wenda urukundo rubukiye abatwereka buke cyane, ubundi uzanyereka kandi hano ushobora kubakura. Umuntu witwa Bruce Melody nubwo uvuga ngo aratwika nubwo agira gute, uyu musore uzangire ngo nta umuntu uzi isura y'umugore we ni bake cyane. Ubuzima bwe bwihariye nta hantu bujya bupfa guhurira n'ubuzima bwa gistar. Ariel Wayz ushobora kuba utarasobanukirwa ukuntu hano mu Rwanda tumeze. Twebwe dukunda abantu bavuga ngo n'abana beza, bagira umuco, bafite discipline, bagaragara neza. Abo nibo bantu babona ibitaramo, nibo bitabira ama event, nibo bajya muri za Rwanda Day, nibo bakora ibintu byinshi byerekeranye n'abanyamuziki hano mu Rwanda, byaba bitaramo gutumirwa related n'igihugu n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyo utangiye kwitwara gutya ugaragaza gutyo ugaragara n'iki, amabere yose ukayashyira hanze n'iki, ngo murimo ushobora gucuruza mu rwego rumwe, ariko hari ibindi bintu nk'igihumbi uri muri fungira amayira biri imbere yawe. None se gutumba barumbwira ukuntu bazagutumira muri Rwanda Day umeze gutya. Urabizi neza abanyarwanda cyane ibitaramo mu Rwanda bagendera kuri discipline bafitiye umuntu. Urumva bizagenda gute? Kuba umuhanzi rero wagize amahirwe ugaragara ko uri umuhanzi ushoboye, abantu barakumenye, izina ryawe bararizi, ukoze indirimbo nziza bayikunda. Niba ari ibintu byagushuse byo muri Away wakoze we na Juno Kizigenzi gacuruza cyane, okay mwarasomanye biraho ngaho, ariko ntabwo ntekereza ko bira bintu byari bikaze cyane nko kuba wakora cover ukayigira gutya. Tekereza nawe, look around, ejo uzabyara, ejo uzibaruka. Aba ba Nicki Minaj ubona bikora biriya ba Kobe hari ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari mu Rwanda. Come on. Okay, ngewe ni analyze yanjye bitewe n'ukuntu z'abanyarwanda bafata umuziki n'uburyo bawujudginga n'uburyo bifuza umuntu kuba bamubona. Ntabwo nzi wowe uraza kumbwira muri comment ku bitekerezo, ariko ndakubwiza ukuri ibi bintu Ariel Wayz ashobora kuba atekereza ko ari gukora kugira ngo akunde acuruza agira gute, bishobora kumwangiriza future ye, bishobora kumwangiriza umuziki we, kandi turabizi neza ko ari umuhanga, ubushobozi arabufite 100% bwo kuba yakora indirimbo nziza igakundwa igihugu cyose. Ntabwo bikwiye kuba umuntu akwiye kuba yakwitwara gutya. Ibi ngibi ni ukutiyizera. Maybe you are not good enough kuba yumva ko utizeye, kandi ikizera abanyarwanda barakikugaragarije ko bazi ubushobozi bwawe bwo kuririmba. Yes we.
uraza kumbwira icyo utekereza muri comment nakubwira ngo ciao ciao.